nsije ntabwo nivuga muri kamakanya ariko ndagiye mumva ibintu bigeze kuba tubaje ikindi kandi nanone ku mugabo Museveni n'ibiki bati dukomeje kugira impungenge ko Museveni akoresha Twitter kenshi yabujijwe n'iki kwifilima gufata ka video afite telefone smartphone akoresha afata ka video yereka abantu nyine mu buzima bwe busanzwe ati kubera ko kuruga kuri presence ya Uganda yakira ama message menshi asobanura ko perezida nta kibazo afite ariko perezida ntaboneke n'ifoto y'ishyashya ubwo rero icyo kintu amakenga araza gushira kuri wa kane ko biteganyijwe ko Museveni aza kugeza ijambo ku nteko ubwo ariko ni kwikoranabuhanga ubwo muraza kubibona iryo koranabuhanga ndibuze muraza kumubona avuga nicyo gisubizo nabaha banyarwanda yabizi ko u Rwanda n'Ubugande agatsiko ka Kenya na Uganda turi kurya mbiri kumwe kagize ikibazo bigira ingaruka handi muhumure rero turi kumwe n'Imana iby'abantu bibarekere nongere ngaye abantu b'abanyarwanda bagira gutyo bagahaguruka muri uyu munsi bakajya gufata umuntu muri opposition ngo bari guseka igikorwa yakoze bakamuha urw'amenyo akagira gute ndavuga ko kujyana guverinoma ya Padiri Thomas Nahimana ugasanga abantu bahagurukiye ngo bari muri opposition gusenya ibyo akora byose ugasanga niyo misiyo y'ubuzima bwabo uyu munsi niyo babwiye ngo iyo mukoze ibyo ngibyo muba muri kwisubiza hasi muba muri kwitesha agaciro byerekana ko mutazi icyo murimo mutazi naho muhagaze musarebe abanyarwanda benshi bamaganye ino initiative bamaganye uko Kambanda Professor Kambanda yuko kino gikorwa uri kiyegereje abantu bafite amaraso ayo Nyamwasa wakubise abana kabica mu gihugu rwose kabamara pe no yoboye dehema no yoboye ibintu byose bijyanye n'ubwicanyi bwo kwica abahutu bakamaraho basigara abatutsi ibyo ntawe tabizi none ko rero iyo projet Kambanda ntibanegura projet ubwayo tukeneye gushyira hamwe nyine ngo tugire icyo twigezaho ahubwo banegura uburyo kikoze bagasaba ko hari icyahinduka ariko ntabwo baza ngo bayiseke gusa bavuga ngo ni bibi biragahita turabyamaganye gutyo no abenshi hari abavuga gutyo bameze nk'amwe nyine ariko abenshi icyo bavuga bati byibuze Kambanda n'undi ufite ibibazo rwose byo ni ngombwa ko azaha ibiganiro ariko yari gufata abantu banduye bizwi na buri wese bakanatanga n'ibimenyetso ye kiramagana igitekerezo cye uko inzira yose n'inzira zose zigera i Roma aho kugira ngo ufate umwanya wo gukora ibyo yashyizeho guverinoma yashyizeho igisirikare genda ukore aho bisobanutse muzahurire muri village rukwiye ibyo mpababwira kora ibyawe wifata umwanya wose wumva utari kwitesha agaciro wumva utari kwiyambika ubusa wumva utari gukina nk'umukino w'abana umwanzi wawe abenshi muri mu buhungiro ni padiri wakujyanye mu buhungiro kwirukana mu gihugu cyawe warwanye n'urwo Rwanda narwo ibindi umuntu agiye kureba buri wese mu buzima bwe ashobora kuramo amadefu amayerere niko dukoze no muri computer bibamo n'Imana byayibayeho irema shitani n'Imana yabashije guhumbya shitani gacaho mu biremwa byakozwe kuki wakumva ko umuntu ashobora kuba umwere ariko turi ku rugamba uyu munsi urugamba turiho n'uko kurwanya agatsiko iyo uzi ko Nyamwasa bakavuga ati uri ambasaderi Gasana ni abantu bakoranye n'agatsiko ubwabo n'agatsiko ibigeze Okay, hanyuma numvaga ayo makuru mwihangane gato nshyireho akantu k'akaririmbo kama morale kugira ngo ntangire ntabwo ndi butinde kuko n'amatangazo areba beneyo rekanze ndebe ko nabona akaririmbo kajyanye kanze ndebe akaririmbo rwose kajyanye nyihanganire gato Perezida wacu ndagushimye ngushemeza mubyeyi wacu habwa impundu heza kigwa murongozi mwiza twe turi nyuma yawe reka imibungo yatewe abagabo reka tukura bikwiye uri umugabo wowe wakuye igihugu mu mwiza ukagishyira mu muco w'akazoza keza uri mwiza igihugu carangwa n'agatoro ukishyira n'ubwizana byari umuziro agacingizo akarenganyo intwaro z'umukazo byari byatsidaro abarundi twari mu mwiheburo uciwaguruka nk'umugabo w'ibanga uhaguruka n'ubutwari no kwitanga urakenyera kwiragoma ku rugamba uritanga
utiziganya utsinda abansumirinda umwizera abarundi bari mu bihemuro niwirambire se barundi niwirambire wewe karorero kurinda jirani gutaha biganza bitanga bititangirira bigabura ingana imirima bigatanga amahoro n'amahonda uri mwiza perezida wacu bikamura munsi y'Ihetero nkuru nziza n'abarundi agakunda Uburundi Ihetero nkuru nziza y'abanga yakuye igihugu mu manga Ihetero nkuru nziza yaraje amahoro araboneka umunyagihugu ariruhutsa Ihetero nkuru nziza perezida wacu jewe ndamukunda iringe mabwire gituma ndamukunda izina niryo muntu yitwa nkuru nziza yazanye mu gihugu cyacu inkuru nziza nicyo gituma jewe nzama ndamukeza ni mwiza ni mwiza ni mwiza ni byiza uwo mugabo w'icyunja n'ijambo iyo ntwari y'ingingo n'ubuntu ashyira imbere ineza y'abanyagihugu dushaka nyine wawundi ushyira ineza y'abenegihugu imbere uwo niwe dukeneye niwe dushaka reka ngire ntimukomere cyane ndabaramukije mukunzi wa nyuma ko ntabwo ngiye kujya muri byinshi ntabwo ngiye kuvuga byinshi cyane ahubwo ndagira ngo mbakomeze kandi babwira ngo abakomeye namwe nimugire icyo mufasha abadafite icyo bafite ahangaha ndaganisha ku misanzu yanyu kubera ko uyu munsi nakiriye abantu bake bashoboka kandi mu by'ukuri urugamba turiho ntabwo ari urugamba rworoshye reka nkomeze mwebwe mwese rero muri iyo gereza y'igihugu cy'u Rwanda reka nshimire namwe muri iyo gereza ya gereza nyine reka nshimire mwebwe mwese kandi mbahumuriza mbabwira nti mwebwe muri ubwo busho nuko cyangwa se muri ayo mabagiro nuko hari icyo mwakoze hari abo mwarenge nubwo murengana ariko hari ababaye kubera ko mwavuze nubwo hari ababiziza ariko mwumve ko ntabwo dushobora kurebera igihugu uko nguko kubera ko byanze bikunze ko tuzabaho kandi gupfa tuzapfa ikibi ni ugupfa nk'imbwa ukagenda ugambanye ukagenda ubeshyeye abantu ukagenda wararebereye ibyo nicyo kibazo niko gupfa nabi ariko mwebwe ntwari ndemera ndashidikanya neza ko muri abagabo reka rero nshimire mwebwe mwese mukomeje kwitanga muri mu gihugu cy'u Rwanda ntimugire ikibazo kuba uvuga ngo mako ngo nari mfite ngo 2 ngo urabona ni idolari rimwe rishobora gukora akazi kubera iki kubera ko idolari rimwe ritanzwe na miliyoni 13 z'abanyarwanda ni miliyoni 13 ibyo rero ntukabisuzugure ahubwo wowe ntiwivune kubera ko ngo nibo hari benshi cyane batangiye bamaze muri imyaka 10 n'ingahe reka bagenda batanga rumwe 50 ijana 25 ikiri no kwibagirwa no kwishuka ngo ko ari byinshi cyane ibyo nibyo bituma mudakora mobilisation ariko numara kubona uburemere bwabyo ugomba gukora mobilisation kwa ngo babandi bayafata bakayajugunya bakayonona nawo bumve ko iki gikorwa kibareba hari abatanga 1000 nuko bivana nuko bifite ntabwo nkwiye ngo nuzana amadolari 1000 reka nshimire mwebwe mwese rero muri ubwo buhungiro abari muri Malawi muri Mozambique abari muri Zambia mu by'ukuri muri bari abantu wenda se bashobora kuba batanga umusanzu wenda se kunzira kuhinga bwa none cyangwa se bacisha handi hantu ariko abantu bampamagara muri ibyo bihugu ni bake bashoboka abatanga imisanzu hariya ndabizi neza ko muri mu bibazo ariko se nk'abari muri Zambia ubu turindire ko muzatangira kubaza ngo aho nacisha umusanzu ni he kubera ko bizaba bikomeye kubera kuza ubonye bikugezeho watanze umusanzu hakiri kare nimutanga umusanzu twibohore kubera ko aho waba hose je narabwiye mako ni iki mbuze mako muri Amerika nabuze iki mu by'ukuri mumbwire nabuze iki mugane wa idamange murabona nabuze iki mumbwire ati mako hari wenda se uraburara mako ntugira imodoka mako ntugira akazi mako mumbwire nabuze iki ariko ntabwo bishoboka kubera ko imuhira ntabwo nshobora kuza ngo nicara ahantu
ngo nkomeze ndebere numva amakuru. Nagira ubuntu bwo kumenya gukoresha imbuga nkoranyambaga, ngirirwa ubuntu bwo kumenya amakuru, kandi narababwiye ngo ibiryo byanjye ni amakuru. Nkunda amakuru ajyanye n'iby'umutekano wacu, kubera ko giye mvuka navutse hari amahoro. Ibi byose nabigiyemo numvise ngo inyenzi zateye, nari nkiri umwana muto. Wumve ko inyenzi zateye mfite imyaka 9. None se kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ntabwo najya kuvuga ngo nige babaye cyane oya, ariko hari ibyambabaje. Ndibuka cyane mbere y'inkotanyi hari abarundi, hari abanyarwanda b'impunzi babaga i Burundi ariko birirwaga mu Rwanda, nta kibazo bafite. Ibyo narabibabwiye, yewe na Kagame yagiraga mu Rwanda, nta wamukumiraga, nta wagiraga gute. Ubu butindi bwose nibo babuzanye. Najyaga i Burundi icyo gihe, ariko tukagenda twikandagiye turi abana tukiri bato. Abasirikari b'abarundi babandi bo mu bwoko bw'abatutsi b'abaheza nguni babi cyane Burundi bagendaga imbunda harimo n'abanyarwanda bo twabonaga ngo bose n'abarundi, kumbe ni inkotanyi zuzuye muri icyo gisirikare. Bagendaga imbunda zicometseho za nkota z'intambara, kandi akagenda mu isoko ntacyo yishisha, yayigushishimuze yagira gute, ibyo ntacyo bimubwiye. Bayoneti iyagayaga ukunguku icometse ku mbunda, bakirirwa bazenguruka mu masoko. Ndabyibuka mu isoko ryo mu Kabere n'ahandi ku Ruhororo, aho hose naragendaga mu Kivogero nkabona reka da abo basirikari baravenze, wagira ngo ntibabiburu, wagira ngo n'abanyamahanga, kandi abarundi nabo babatinya kubi, barabicanye. Nabonye rero aka karimbo kuba ngakunda, ntabwo ari uko ngakunda gukubera iki, kuko nabonye ko umuntu ashobora kwidegembya CNDD-FDD ifashe ubutegetsi. Niho nabonye ko bishoboka, niho nabonye ko ibyo uyu muhungu aririmba ari ukuri. Je rero ibi mbabwira, iyo mbabwiye ngo twibohore, ntabwo mba nabuze ikindi kintu mbabwira, simba nabuze ikindi kintu nakora. Ariko ibaze kuba uri muri amahanga, ukarya ukaryama ukasinzira, ugakora akazi, amafaranga kuri konte, ariko mu Rwanda baniha buri munsi. Uzi n'icyo wahunze wowe, uzi ko wahunze icyo kibi. Ntabwo twese twava mu gihugu ngo bishoboke. Hari n'abahagumye kubera ko ntibabona ikibazo, ariko birababaje wowe wirengagiza n'amadolari 5 umuntu uri muri Amerika 5. Ni nacyo kibabaje, hari ubati atatano se ndabahereza gute bari abashenze nabo bafite induru, akumva ibiganiro, ariko twagira ku Umusanzu ati kubera ko iwabo yamaze kuhagira muri Amerika. Ariko za Amerika ntijya nafasha n'ibihugu biri mu ntambara cyangwa ibihugu bikennye, wewe ukunaniwe gufasha iwanyu. Niba Amerika ishobora kuba ati reka dufashe u Rwanda, dufashe Burundi, dufashe igihugu runaka, wowe iwanyu harya ubwo nyine abahutu mwafashe ko ari imbwa zidashobora kwirwana ngo zirengere, zidashobora kuva muri ibi bibazo. Ngaho se ni mubireke. Ubu se kwejo narababwiye ngo ejo muratashye, ejo se muzata muri ziriya nyamaswa. Nta n'umuntu n'umwe ubahagarariye mu rwego rw'igisirikare, ko ibi bintu nakomeje kubivuga hashize imyaka mvuga ibi bintu. Muzataha muniho muzibuka gukora igisirikare. Ngaho ni mutugaye ko tutazi kurwana da muri referendum, mutugaye kwenda se ntacyo dukora kwibiki n'ibiki, ariko se no kuduterera kugira ngo turangize ayo mahugurwa y'abahungu bacu nabo bashyashya bari kugenda, tukaba tugusaba $1 ukaba udashobora kuritanga. Harya ubwo muzajya muturenganya ngo ntabwo turekita abantu, ngo ntabwo ngo abantu ngo ntibaza, ababirirwa bambaza ngo mako kutambwira. Ibyo murandenganya kubera ko niba nta bushobozi buhari, hakenewe abantu 500 bashyashya, kandi ubushobozi ari bw'abantu 200, muragira ngo mbigire gutegera ko abanyarwanda batabyumva, ahubwo bari inyuma y'ibindi bintu ntazi iyo biva niyo bijya. Ibi ntabwo nzasiba kubivuga. Reka nshimire, kandi nshimire mwebwe mutanga mutiziganya, mwebwe muvuga ati amako nari mfite igihombo ariko ntacyo cyamarira, n'ubundi ayo nariye ni menshi ntacyo byamara, ihereza abo bahungu. Wowe utanga 500, utanga 200, utanga 100, utanga 50. Ibyo muri ibyo byose rero igikuru ni nka wa mukecuru ngo yeza ari guturisha
batanga amamodoka, batanga ibiki, ni urugero ndi kubahereza, batanga indogobe, batanga inka bafite, batanga imirima, abandi batanga amafeza rwose atubutse, ndetse n'ufite byinshi akabirondamo kugira ngo abantu bamwumve ko mu rusengero ko yatuye byinshi cyane. Ariko agakecuru katari gafite na kimwe, kari gasiganye iryo harya baryita isenge, yari amasenge yanga 5, yari 2, yari anga karagenda kagapfakazi, karagenda gatura rya senge kari gafite. Bagiye kubara amaturo y'Isa arabavuga tuzi ati umuntu dushimira umuntu watuye yitanze, mu by'ukuri watanze atangishije umutima we. Bagiye kumva humva Yezu ati uwatuye cyane naka gakecuru katuye rimwe kari gasigaranye. Ibyo bishatse kuvuga iki rero? Hari uzana 1000 afite 100 birumvikana, anubaha akomeza agire n'ibindi 200 300, ariko wibuke ko hari n'utanga 100 aryo yari afite ku mufuka. Mwebwe rero mufite ingorane zo kuvuga ngo mako ngo twatanga gute, ngo rwose ngo nari mfite 2, mana we ayo mafaranga ari menshi. Niyo wari ufite uri mu Rwanda ndakumva, wowe uvuga ngo 5 ngo mako ngo njye sinshobora kugusika wumve ko nkubaha, genda kubaha cyane. Ari nacyo kibazo abantu twajyaga tugirana mbere. Nashimira abantu ko batanze umusanzu, ati maka ibyo bikundi wakiriye biri he, kubera ko hari icyo batabona. Je uwampereza abaturage 3,000, buri wese ari gutanga 1,000 cy'amanyarwanda. Murumva arangahe? Murumva arangahe? 3,000 by'abaturage, buri wese ari gutanga 1,000 cy'amanyarwanda, si miliyoni 3. None se abo bantu bahoraho buri cyumweru nkabagira, baharuta ko hari umuntu uzaza agatanga, abantu 5 bazaza bagatanga 1,000 mu mwaka bikarangira. Ariko babandi batanga amafaranga buri cyumweru ni amafaranga menshi. Ibi ngibi tugomba kubyumva ro kandi tukabyubahiriza, tukamenya ko mu by'ukuri ubuzima tubayemo nk'abahutu ntabwo twagombye kujya twirirwa twinginga tuvuga gute ngo bizagenda bite, ngo umusanzu kugeza naho abantu batangiye kutwura batuga ati twebwe nta misanzu yanyu dukeneye, twe dushaka kubajyana mu neza ya bose, dushaka kubashyira muri guverinoma tugakora Kagame gusa, ibintu bigakomeza uko biri, umubi yari Kagame. Ntabwo ashaka kuvuga impamvu igisirikare idashobora kuvangwa, ntiyashaka kukubwira impamvu igipolisi idashobora kuvangwa, ibyo barabizi. Nase babigire gutse ni bene nyina, ni babyara babo, ni barumuna babo, ni basaza babo. Rwose ibyo bintu mu byumve, ngiye mpora mbivuga ibyo bintu kubera ko bintera impungenge. Bari abantu ndabazi, igihe abasirikare Burundi, ndabazi abasirikare mu Rwanda, ariko nimbabwira nti nyabuna mwihangane mutanga umusanzu, mbanze impamvu mvuze ibyo bintu. Nimuzana umusanzu, mufashe bene wanyu, mufashe abahungu bari mu ishyamba, mufashe abakobwa bari mu ishyamba, harimo n'abasaza. Abasaza banze gutakira igisirikare barahari, bavuga bati twebwe reka da, ati nzagwa ahangaha, dufite abarwayi, tuba dukeneye dusuku tw'abagore n'abakobwa, dukeneye isuku y'abagabo, nabo bakeneye koga gasabune byibura rimwe mu kwezi, bakeneye kabote, bakeneye agasafuriya ko kuvoma amazi yo kunywesha, nta bya mirenge basaba. Nzajya mvuga ibintu rero mujye munyumva kandi munyumve nk'amako, nta kindi mbere yo hano ari byo kuba politiki biki nta gisirikare kirimo. Mako ntabwo ari kunsanga muri ibi bintu, nza kugireyo gute? Nzi ko ari uguta umwanya. Ibyo navuga byose ntigisha kwirwanaho no kwitabara, bya bimaze iki? Ari byo nkunda kubwira abantu muri iyi minsi cyakora bari kubyumva. Ntabwo nkunda umuntu unyandikira 1 2 3 ambwira ngo ndakwemera gusa ubure n'idolari 1, ndabahatira ngo mwige gutangira idolari kuko wabongo ngo uzatanga amadolari 100. Ndabahatira kwa ngo mwige gutanga idolari 1, ubyumve ko bishobora kugira akamaro. Ricishariya ku rubuga mpamagara umbaza ati iri dolari naritanga gute, 2 nayatanga gute, 3 nayatanga gute, kuri abandi batishoboye. Niba wishoboye ushobora no gutanga n'ibihumbi 5 by'amadolari, ariko wowe uri gusigara ngo ukavuga ngo nta kintu ufite. Oya gute, telefone yawe ihoramo internet, ihoramo mamega, ihoramo ibiki n'ibiki. Ihangane wige gutanga byibura 1,000 mu cyumweru, ati mu cyumweru ngomba gutanga 1,000.
ibyo nibyo mbakanguriye, ntabwo mbakangura kugira ngo tuze hano abantu bakomeze kudusuzugura ngo twebwe ngo twonka bene gihugu, nyamara ntabwo babivuga kuri FPR. Twebwe turashaka kwirwanaho no kwibohora, nta kindi dushaka, ntabwo dukeneye byinshi cyane. Ndumva rero iryo tangazo niryo ryari rinzanye hano, mbibabwire ko sinzajya nshobora kwibabwira. Ikindi nuko babandi bumva ko biri gutinda, bagomba kumenya ko ntawe uri kubitinza, ahubwo abatagira icyo bakora n'uwo bitinza. Ndumva ibyago twakomeje guhura nabyo ku mashini atandukanye, uburyo bagiye batugabaho ibitero, ibyo mwabyumvise biri mu bituma dukora cyane. Rero jewe rero kuvuga ngo ugiye kunyataka ubukojeje agati mu ntozi niki, nubwo bakizimya n'ubundi nagaruka mpaka nta muntu ushobora kunkura kuri iyi mihanda. Nawe ibyo nawe babwiye, ntabwo ndi muri babandi rero bavuga ngo yanga ubwo bibaye ukungurika njye mu mwoboya iwanjye, ntabwo kirazira kizirizwa. Nzi ko uburenganzira ndi guharanira ni uburenganzira bw'umwene gihugu, ntabwo ndi guharanira ibintereka mu rugwiro. Sawa rero, reka nshimire mwebwe mwese. Niyo Rodasi ndagukurikiye, wanga komera cyane, nyoto za wade mukomere mwese mpirimbanyi, komera icumita mama, komera esema koko utaryama kandi bwije. Ubu hano tuvugana ni saa 7 z'ijoro ziri kubura umunota umwe, kandi jewe ubundi kuryama kwanjye wabonye imbwirari za muziryama niko umuzamu waramwaje bati sebuje yaramwaje tizira hirose urota nk'iki, sebuje ashaka kumwiba umugona namwa ntizira ntirose urota ikiko, ati hari genjya ndota inzozi rwose zinteye ubwoba. Umuzamu ubwenge bucya ati ati uhinyibutsa data rwose mbega inzozi narose ukuntu zari nziza we, tujya kuri Muhazi tuvayo, tujyana ku Gisenyi tuvayo, doko turya amasamaki, tugera gute turabyina muri hoteli, reka da turataha n'imodoka rwose ukuntu wayitwaraga, nuko tugera hano mu rugo nyine, nuko reka da sinakubwira rwose byari ibyishimo. Ati mwana we biriya bintu ziriya nziza rwose, ati ndumva rwose ati kandi nejo bundi none mperutse kuzirota, ati muri iki cyumweru ndikurota inzozi nziza. Wowe uri umuzamu uri kurota wigera kugeza nyine kandi uri umuzamu. Cebuje yaramubwira tumva rero ati zingu twawugende, ati ese burya uranaryama ukarota ukajya ku Gisenyi ukavayo, ukajya kuri Muhazi ukavayo, ukajya kubyina ukavayo, izo zose ari inzozi. Umva ahambere twawumvira aha ngaho ugende rwose, none nawe ngo ryama ryari. Ubu ngubu kuri jewe bwaceye kare. Okay, hakaza Christina Mukamana akagira ati abo muri Zambia barindiriye ko bazaya batwara nk'uko bayatwaye abo muri Malawi. Akagira ati ndibeshye naringiye kwandika abo muri Zambia nibazane imisanzu cyangwa bayabatware, dore ko aribo bazakurikizaho. N'ubundi ari Zambia wanditse Zamni, ari Malawi wanditse Majawi, yakoresha uzi guhimba amazina pe. Hanyuma Nyota Zawadi aragira ati 10 uti we mpirimbanyi, uti we nta mpirimbanyi iryama rwose. Icyo nababwira kimwe, ahubwo uyu munsi ni kuri 15 nababwiye kare ndavuga nti hari igihuha ndi kubumva kivuga ko ngo baratangira kwica abantu ngo muri Malawi, ariko ibyo mujye mwumva ko hari n'igihe izo nkotanyi zishobora kubikorera agashungu kugira ngo zihamura abantu, zibeshya abantu ko abantu bavuze ikinyoma. Ibyo byose mujye mubyumva, ariko ntabwo twabireka ngo bigende uko nguko, tugomba kubivuga. Ariko abantu bajya bamenya gusesengura bati ese umugambi wo kujya kwica abantu bawusakaza, ese bari abantu ko tubazi ko ari abicanyi, ni abapolisi ba Malawi babivuze, ni bande batanze ayo makuru? Ese ari abamarawi bo batumye ibyo bintu biba kandi bamaze kubitangaza, impfu z'abantu zigiye kubaho, ubo wabivuze nawe agomba gushyirwa mu majwi. Ibintu nk'ibi ngibi rero nkunda kubyitondera, kubera ko hari igihe umwanzi abyinjira kugira ngo aduteze kuvuga impuha. Numva rero nta kindi kintu narenzaho, nababwiraga umusanzu wanyu ni ingirakamaro, mwihangane muzane uwo umusanzu no kubohora igihugu. Uwo musanzu no utanga udashakamo inyungu yako kanya ejo hazaza, kugira ngo
twibohore ntitubiciro ry'imigani ngo twebwe ngo twirirwa ngo dusaba imisanzu nyamara abo babivuga imyaka tumaze muri urugamba nta na kimwe bakoze amafaranga bari barafite abanyarwanda bagiye bapfa barebera impunzi zagiye zicwa nta numwe bagaburiye muri ayo mafaranga yabo ayo barata ubwo rero reka dukomeze twiyungikanye imbaraga zacu tuziteranye kugira ngo tugire icyo twakoraho murakoze rero mbabwiye ko rwose n'ejo n'ubundi nzabisubiramo iyo misanzu irakenewe ndumva icyo nakora kindi ari ugukomeza ka karirimbo ubundi nkabasezeraho neza y'abanyagihugu n'ababyeyi agakunda ibibondo ababyeyi bimanuka ku buntu abatarangwiza imyaka 5 bafite amabara bararubakwa perezida wacu mbegabura munsi y'ibendera nziza ndabarunda bakunda Burundi nziza y'abandi yakuye igihugu mu manga nziza yaranje amahoro araboneka mu gitero nziza nziza